yatwite agahurwa koga. Yego sha ukajya wumva koga ukumva ni ikibazo none mana yanjye Nyereka nkubwire ntwite hari iminsi yageraga inda yanjye imaze kugira amezi 7-6 nkumva ndashyushye cyane nkumva sinshaka kwambara imyenda ariko sinshaka no koga uwo munsi nkumva sinshaka koga pe umusoro Mm, n'amahoro mm. bitandukanira umusoro n'amahoro ngo bisa ndirimba kugira ngo numve ko bitandukanye amahoro ya gasutamo sinjya numva nabyo babivuga siyo ntabyo imfungwa se Ah, n'abagororwa mm. bitandukaniye. abagororwa niryo jambo rivugitse imfungwa rero abagororwa n'imfungwa abagororwa nabo bari Disney ngo iki abagororwa hoya wagenda hoya umva birari kuvuga ntabwo ari byo wapi gapo njyewe nzi ko nyine ntabwo bavuga imfungwa bavuga abagororwa imfungwa n'abagororwa ntabwo ibyo bintu bibaho byo kuvuga imfungwa se Oya okay simbizi nibyo ni uruhe rwego umugore ageraho ku buryo azinutswe umugabo cyangwa umusore umukobwa ageraho ku buryo yumva azinutswe umusore biba byatewe n'iki nyuma yaho bigenda gute nta ngaruka bitera cyangwa nibwo buzima bwiza babayemo ahanini umukobwa yamaze gutwara umugabo ngo I'm free now ndishimye kuruta uko nari meze mbere na stress nta muri icyo gihe ubundi kugira ngo umuntu azinukwe ikintu koko nimba uzi kuzinukwa ubundi baravuga ngo umuntu utazi kuzinukwa ahora ababaye kandi ibyo byo ni ukuri uzarebe nimba hari inshuti wari ufite mugira ibintu mukunda gupfa bisa naho ari bimwe ku buryo ugera ukabona ntabwo ari ikosa ahubwo ni ingeso yego ni ingeso niyo wakubita amadebe ni ko ameze niyo wagera gute ni ko ameze ugasanga nimba udahisemo kuzinuka uwo muntu ariko mbivuga uhora ubabaye kubera iki arahora akora bya bintu hari igihe uba udakunda inshuti imeze gutya ikibazo umuntu nta mafaranga yari afite ahagije biba ngombwa yuko bakonsoma amafaranga hoya bari bataranakonsoma bari binjiyemo hano umutipe ari bwambike umukobwa impeta bari bayimukopye ikindi aramamagara ngo mbare kwanguriza ngo amafaranga ngo ko ngo nshaka ngo kubona ngo nkongera hayo mfite ngo twabasha kugura fanta ngo ngiye kwambika sheri wanjye impeta byari ibintu mba numva bitaririja mu buzima umamagaye umbwiramo 1000 ndashonje umwana wanjye ararwaye 500 nongere kuyo mfite hari ibintu wumva ukumva umutipe ashakanye n'undi muntu ugasanga ibyo bibaye kuri umukobwa ari ubwa mbere hajemo n'ibindi byo gukundana n'abantu asanze amubeshya cyangwa asanze uwo muhungu bakundana nawe afite uwundi muhungu bakundana nawe ntiyamubwije ukuri umuhungu bakundana nawe afite undi muhungu bakundana ako ntiyamubwije ukuri amubwira ati wenda ngewe mfite runaka sibyo icyo kintu gikomoje wenda turagaruka nyuma birashoboka ko umuhungu yaba akundana na mugenzi we akaza kugutereta akabikubwira bwa mbere wenda wowe ukabyemerera nimba mwese muzaba muri kumwe cyangwa ukabyanga ariko ugasanga ubimenye nyuma warabyemeye uwo si wa mukobwa bafatiye irembo umugabo wawe hari ahantu agera nawe akaba umugore icya mbere ukuyemo ko umugabo ashobora kuba atabyara yego icyo ntabwo nakigarukaho cyo hari igihe umugore abana n'umugabo atishimiye yego kubw'impamvu za mikoro hano ikigabo cy'abana muraseka iki ni wa muntu ufite isura ku buryo yanamureba bose bagaseka nimba wemeye sura pasoni ukamujyaho ngo kubera amafaranga si isabune kubera icyo utamubyarira abo bana reka nkubwire
hari ikizinga kidakeshwa n'isabune. gikurwamo na jike. Noneho cyangwa se umukobwa hari n'igihe bamutera inda ariko akabona umuntu wamuteye inda ntibizavamo, nta nuko azabisobanura mu muryango, akahita aciye ubusamo, ahita ajya gushaka wa wundi abona bizoroha gusobanura uko byagenze. Yego, iyo kesi rero ibaye gutyo ku mugabo akamenya ko ari nduhira abandi. Ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze mwe tubana umunsi ku wundi, mwe kora mukarakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5. Ndi kumwe na Ketchup, jewe nitwa Romeo Janvier. Ketchup umeze neza? Uri kumwe na Ketchup TV show? Na Ketchup TV show. Meze neza ndashima Imana. Jewe nitwa Romeo Janvier. Ugiye kuntangira aka kanya umuti uri bumfashe muri grippe. Uko mfashwe nonaha. Kandi koko twabonanye uri muzima ariko ndi gususumira. Ndi gususumira. Wanifubitse. Dore twongeye gukorera mu muhanda kubera wamerewe nabi ariko kota akazuba ahantu yicaye. Ubuzima bworoshye abanyarwanda. Uzi hari ngewe rero iyo ndwaye grippe ndaryama. Nge ndapfa. Nge ndaryama uzi ko grippe iyo uryamye ukaruhuka hari ikintu bifasha. Yego. Kinini. Ikindi ntago ngewe nkunda imiti buriya mfata umuti byageze kure. Kimwe nko kujya kwa muganga. Njyayo byageze kure. Iyo nyumva mbasha kuba nagira ikintu mvuga cyangwa nagenda ntago nyapfa gufata imiti. Ibinini nyine. Ubundi ukurangira ukumva nkubwiye ngo unywe tangawizi, indimu, ubuki ariko biki cyane nyine ku buryo biza kuba bikaze. Ego, abwo arimo amazi make. Ego. Duke kabisa dukaze byatari ukatunywa wenda nka 2 ku munsi. Ubu na nimugoroba. Ikindi cyangwa se ugakoresha ibitunguru ugashyamo ubuki, igi, nubwo bikora ku nkorora ariko ngewe iyo ndiye nk'igitunguru mba numva ahantu hose hafungutse muri ngewe. Iyo miti ngo nkubwiye imiti y'abana. Igitunguru iyo kirimo ubuki se ntabwo kiba gihumura nabi. Igitunguru, ubuki n'indimu. Ukabitereka umwanya munini bikabanza bikikora. Indimu igashya. Ayiwi eka tuhave. Duhinde lokasiyo. Kubw'impamvu z'umutekano bwite wacu. Kubw'umutekano w'imodoka zacu. Ariko ibintu baye byiza. Yego. Ishuri ryoshye kurushaho cyane. Twari twibereye mu miti ya grippe cyane n'inkorora. Igira ifasha koroshya mu muhogo. Niko njya numva. Hari n'abantu baririmba ngo baragira. Barya amagi cyane. Barya amagi, ngo imineke. Igira ibisi. Ari umuhanzi nzi anywa inzoga ziruta indirimbo aririmba. Kandi afite ijwi ryiza. Nakajya sarara. No kuri stage ryo yasinze. Nakajya sarara. Burya se. Ngwiki? Wabimenya? Wapi? Nijwi ntiwabyo ari guperforminga. Ariko ibintu bikajya ku murongo cyane. Nakaye kamaro reka nkujyane mu miti ariko isanzwe nyine yaba mama. Ugiye kutubwira akamaro k'ibumba cyane ku burwayi yaba ubwo bihariye cyangwa se na rusange muri rusange. Ikintu cya mbere nzi ngewe ngo kirazira kuba mu zitaba ibumba. Ntago nzi impamvu kizira kuko nge ntago nyikoresha nk'umuti. Ibumba natangiye kuyirya mfite inda. Aba mama numvaga bavuga ni byiza iyo urwaye wenda nk'ifumbi urugero ngo ntago bigera ku mwana kandi ngo umuntu utwite ari igihe arwara ifumbi. Sinzi n'indwara y'ifumbi uko isa n'uko imera. Nabinyweye gutyo ariko ikindi nkakunda ukuntu rihumura. Ku ruhande rwanjye nagendeye kuri ibyo bintu numvaga nayinyweye kuko ukuntu ihumura. Hajyaho ibyo ngibyo numvaga ku muntu utwite kuyinywa ko ari byiza. Ikindi nzi ni uko umuntu ugera mu gihe cy'imihango akababara mu nda cyane nawe ngo rimufasha. Ku ruhande rwanjye ntacyo nzi navuga ngo ryamwe. Kunda nkunganira kandi kantu gato ku muntu utwite.
kuyirya ikindi cyiza cyabyo numvise ni uko urabona kumwe umwana avukana amavuta menshi bitewe n'ibintu burya avuka cyane. yumutse Iramwumura kabisa, avuka yumutse ariko yego cyane no kunywa amazi utwite, amazi menshi cyane. umwana wawe avuka ntavuta, uba wagira ngo ibintu byambaye yose. Urumva ni bwa mbere nari nkibona agahinja, rotipe wanjye avukana amavuta asumba isura ye. Umubonye ati mana y'isi n'ijuru tubyaye umwana ufite ubumuga. Naramwimanye. oya Mama naramwimye ukina filime aranarakara, mbabarire n'ukuri kw'Imana arankurikira ndabizi cyane. Ntago nari nzi byari byo. No kubera ko twibyare tukiri bato cyane, twese ntabyo twari tuzi. umwana muganye mwiwe mwamutsimbye ngo afite ubumuga. Afite ubumuga. Noneho sister niyo waje amurebye aravuga ati mwabaswabaye n'amavuta atazamushiraho nyine bagenda akamushiraho. Nibwo namenye ko nta bumuga umuhungu afite. Ariko afite ikintu cyitwa ivuta. Mama we yaryaga avoka cyane, Yaryaga ifiriti gusa, mayoneze ngo voka, nanjye voka amavuta yayo nta kibazo, iyo ni urubuto. Noneho umwitozo twavaga Kimisagara tukazamuka kwa Mutwe, igeze nko muri 7 tukagera hano kuri tapi rouge tugenda n'amaguru nimugoroba rimwe mu cyumweru, kandi nabwo maze kumenya ko bigoranye cyane. Baba we noneho nabo nawe wabikoraga rimwe mu cyumweru, hari ujya kubyara atarava mu nzu agatwita inda, dore kuntu hari abica intege zikabura ugasanga nizo yari asanzwe afite mu buzima busanzwe, noneho akaryama hasi burundu. Ariko ndifata nabi, uziko inda hari igihe akashaka kumanika umugore. Abagore murakomeye, murakaze cyane. Inda ngo hari igihe zonga umugore, si ukumuzonga nyine atwite agahurwa koga. Yego sha kujya wumva koga ukumva ni ikibazo. None mana yanjye reka nkubwire, ntwite hari iminsi yageraga inda yanjye imaze kugira amezi 6-6, nkumva ndashyushye cyane, nkumva sinshaka kwambara imyenda, ariko sinshaka no koga uwo munsi, nkumva sinshaka koga pe. Kubera iki? Natekerezaga ninjya koga umwanya bimfata, nari munini, inda ari nini, ntabwo kwari ukoga, kwari ukwimenaho nk'amazi gusa. None nafite dread ndende cyane, natekereza ntizijyamo amazi n'ibibazo. Noneho kugira ngo ntoge ntabwo nabitekerezagaho kugira bigende neza. Naragendaga ubwo najya muri douche ubwo nkahita noga, ntari mfite gahunda y'ijyanye koga. Wahagera ate kuhita noga? Hari umunsi natekereje koga numva ndabyanze, ndanarakara, ndinda ngeze 3 z'ijoro naroga. Nutoga se ujya ngo uranasinzira. Ndiravuna. No kuri ndiravuna. Yego twari tukiri ku ibumba nyine. Ibumba ni ibyo ngibyo ngewe nzi ko ni ryiza nyine kuba umuntu arifite mu nzu, ku mugani wawe, kuko harabo rifasha ku bantu bajya mu mihango bakababara mu nda. Ikindi hari n'abaryisiga mu maso. Nta kindi mbizi kugira ngo bagire agapo keza. Amakara noneho amakara numvishije ngo ngapima uburozi, sindanayabona. Ararukishayo nagura yabona, sindayabona. Njye narizi ko ari kara risanzwe ugenda ugahonda niyo basya n'ubundi ubwo ari ibyo bakura bakayagurisha bufu na mujye mushya muri blender branding umuvuko w'amakara ndiye cyane uyiturimo. Reba umutwe w'igikatu, iyo utobye ari amakara, ugafata akabumbe ukamadikaho ukazirika, umutwe uroroha. Iyo warwaye grippe zakuzonze hano ku zuru ushyiraho amakara cyane ibumba, ku ibumba bigakurura ku buryo byoroha cyane. Naba nkubeye ikindi ku ibumba kindi cya danje cyo kunywa ufite agaheri kajya kumera nk'akabyimba, ko rwose irakurura kakamena. Akandi kantu nigeze kukavugaho hari kera, inuze gikukuru, urayifata ukayihonda ikajya kubamo nk'agafu ariko bitari cyane, ukayishyira mu tuzi dukeya ku muntu ufite udusununu agasigaho. Hari akasununu nari mfite hano, nahuye n'umumama ngiye kugura umuti w'umwana wo kunywa w'inzoka wa kinyarwanda, arambwira ngo nsige ngo ni inkovu. Biva ubikoze gutyo n'ubundi umuntu ashyira ku isununu n'inkovu iva birakurya. N'isununu biraryana,
twebwe bajya kuvuga ngo ujye ubanza uyishiture usige wishituyeho. wesha njye nasigagaho kuriya gusa nasizeho iminsi 3 mbona kavuyeho. Yego. Okay. Ejo nakoze ikiganiro uri kubwira abantu ibintu bakoresha kugira ngo donc amavuta wisiga meza adahenze kandi atuma umuntu agira uruhu rwiza. Mutubabarire habayemo ikibazo ntago amacupa agaragara neza gusa nari nagerageje kuvuga isabune yari Selave nari amavuta yandi yo mu gikombe kigufi ya ni Selave ari ayo mu icupa rirerire ni Lipikal le gusa habayeho ikosa ry'uko umuntu twatiri kumura munsi tuzamukubita gakonje kadanje ntago byagaragaye neza ariko mutwihanganire ubutaha tuzabikosora n'ubu nuko ntayo nari mfite twari kuyabereka ariko kubwo kwirinda kuvanga amasaka n'amasakaramentu tuzabibereka umunsi nzakora ku bindi bintu bijyanye n'ibyo kwisiga cyangwa n'ubwiza n'ibiki nayo nzabyibuka mbikoreho muyabone neza. Alright, aho birumvikana. Keca ni umukoro umusoro n'amahoro bitandukanira umusoro n'amahoro ngo ndetse ndirimba kugira ngo ko bitandukanye. Amahoro ya gasutamo sinjya numva nabyo babivuga siyo nabyo. Imfungwa se n'abagororwa bitandukaniye. Abagororwa niryo jambo rivugitse. Imfungwa rero abagororwa n'imfungwa abagororwa nabo bari Disney ngiki no abagororwa hoya agenda hoya umva birari kuvuga ntago ari byo wapi gapo njyewe nziko nyine ntago bavuga imfungwa bavuga abagororwa. Imfungwa n'abagororwa ntago ibyo bintu bibaho byo kuvuga imfungwa se woya okay simbizi nibyo none se okay reka no ngubarize kuri amabara abiri nta kibazo. Abantu bambara orange hano mu Rwanda nyine mu mfungwa n'abagororwa nyine n'abambara iroza. Abambara iroza biba bimeze bisobanuye iki? Abambara iroza baba bakijya mu rukiko kumara y'iki kuburana. Ubwo bivuze ko baba batarakatirwa sibyo? Yego baba ari imfungwa yego nibyo bashaka kuvuga. Yego okay nahise mbyumva. Yego none abagororwa n'abambara orange bahamwe n'ibyaha bari kugororwa. Okay wumve narinze iby'imyenda ariko ukuntu mwabivugaga byari byancanze. Yari sa filime ndende cyane. None reka nkubwire nabimenye ko bitandukanye nabimenye kuwa gatatu w'icyumweru gishize. Sure. Kwa gatatu nibwo nabimenye. Nibwo yamenye imyambaro. Iriya myambaro ko icyo nyine kuyitandukanye. Yego. Mu gihe ariko wenda yaje mu rukiko uwo muntu. Kuko atari mu rukiko sasa yayambara wenda arimo imbere mu kigo. Simbizi byo. Byo nta information bifiteho. Nabimenye rero kuwa gatatu. Nabimenye kuwa gatatu n'ubumenyi nkunda none nibaze nza kuba ntabyo nziho n'akadomo sinari gukira idudi ry'abantu bari hano imbere yanjye. Rero kutubwira ko abagororwa mu Rwanda bambara amapantaro oshigenda ntabwo ndababona bose ndabizi ukuntu bambara. Iyo gira bizi right. Hari ibintu bigora cyane mu mibanire cyane ku b'igitsina gore ahanini ni ibiki donc ni uruhe rwego umugore ageraho ku buryo azinutswe umugabo cyangwa umusore umukobwa ageraho ku buryo yumva azinutswe umusore biba byatewe n'iki nyuma yaho bigenda gute nta ngaruka bitera cyangwa nibwo buzima bwiza babayemo. Ahanini umukobwa imaze gutwara umugabo ngo I'm free now ndishimye kuruta uko nari meze mbere na stress nta
muri icyo gihe? ubundi kugira ngo umuntu azinukwe ikintu koko nimba uzi kuzinukwa, ubundi baravuga ngo umuntu utazi kuzinukwa ahora ababaye, kandi ibyo byo ni ukuri. Uzarebe nimba hari inshuti wari ufite mugira ibintu mukunda gupfa bisa naho ari bimwe, ku buryo ugeraho ukabona ntabwo ari ikosa ahubwo ni ingeso. Yego, ni ingeso, niyo wakubita amadebe niko ameze, niyo wagera gute niko ameze. Ugasanga nimba udahisemo kuzinuka uwo muntu, ariko mbivuga, uhora ubabaye kubera iki? Arahora akora bya bintu. Hari igihe uba udakunda inshuti imeze gutya, yabiri hanze. Rero umuntu utazi kuzinukwa ahora ababaye. Ariko nanone hari ikintu kibi cya mbere kibaho, kuzinukwa mu rukundo. Kuvuga ngo uzinutswe urukundo, hari ibindi bintu bugiye kujya kubamo bitari byiza. Ntari buze kuvuga mu mazina yabyo bimwe na bimwe kuko bitakunda, ariko akenshi usanga nimba nakundaga ipusi nkabona iri kunkorera amakosa menshi nkayireka nkajya gukunda imbwa, wenda yigapfa kugerageza kuruta ipusi, kandi ntari nkwiriye kubikora gutyo, haba harimo ikindi kintu nyine nabuze uko mbigenza. Ariko kugira ngo umuntu ku gitsina gore agere ahantu ho kuzinukwa urukundo, ikintu cya mbere haba harimo kubeshywa cyane. Usanga hari igihe umuntu akundanye n'undi bagafata irembo bakarifata, umuhungu abizi neza ko nta kindi kintu kizabaho, ko batazanabana, ahubwo ari ukugira ngo abashyizeho akantu. Hari ukuntu dushyira abantu ho puresha, nawe akagushyiriraho akandi kantu ko kugira ngo ubucecetse. kumwe umukobwa agiye abwira umusore ngo tuzabana ryari. Umuhungu reka ngutere story aha hantu turi. Hari umuntu wahambikiye undi impeta. Ikibazo umuntu nta mafaranga yari afite ahagije, biba ngombwa yuko bakonsoma amafaranga. Hoya bari bataranakonsoma, bari binjiyemo hano, umutipe ari bwambike umukobwa impeta bari bayimukopye. Ikindi arampamagara ngo wambare kwanguriza ngo amafaranga ngo ko ngo nshaka ngo kubona ngo nkongeraho ayo mfite ngo tukabasha kugura fanta, ngo ngiye kwambika sheri wanjye impeta. Byari ibintu mba numva bitaririja mu buzima. Umamagaye umbwiramo igihumbi ndashonje, umwana wanjye ararwaye bitanu nongere kuyo mfite. Hari ibintu wumva ukumva nibyo kwitabazamo umuntu. Wowe urajya kwitabaza umuntu ngo naguhereza 50,000 ngo ubashe kugurira ngo abantu mugiye kwambikana impeta? Kuki utarindiriye ngo bicemo? Ni ya pressure. Umukobwa ashyizeho umuhungu pressure, undi nawe amwambika impeta, mu by'ukuri ntiyigize nanamushaka. Kubera iki? Umukobwa yahise amenya ibintu byose biraho ko ari amadeni. Umuntu uri kwikopesha amafaranga kugira ngo turye, umuntu uri kwikopesha impeta, ubu noneho nibigera igihe cy'ubukwe tuzafata amadeni banadufunge. Birarangira bitabaye. Kadukomeze rero. Urumva ugasanga umuhungu agufatiye irembo abizi neza ko nta bindi bizaza. Kubera iki? Kugira ngo abagucecekesheje. We niyita ati imiryango izambona gute nyuma yaho, uyu mukobwa se we wenda we bizagenda gute, ibintu nk'ibyo. Akakumarana umwaka hafi 2 abizi neza ko nta gahunda ifite n'izindi gahunda barimo, ku buryo ejo n'ejo bundi ujya kumva umutipe ashakanye n'undi muntu. Ugasanga ibyo bibaye kuri umukobwa ari ubwa mbere, hajemo n'ibindi byo gukundana n'abantu, asanze amubeshya cyangwa asanze uwo muhungu bakundana nawe afite uwundi muhungu bakundana, nawe ntiyamubwije ukuri. Umuhungu bakundana nawe afite undi muhungu bakundana, ako ntiyamubwije ukuri, amubwira ati wenda ngewe mfite runaka, sibyo? Icyo kintu gikomoje wenda turagaruka nyuma. Birashoboka ko umuhungu yabakundana na mugenzi we, akaza kugutereta akabikubwira bwa mbere, wenda wowe ukabyemerera nimba mwese muzaba muri kumwe, cyangwa ukabyanga, ariko ugasanga ubimenye nyuma. Warabyemeye. Uwo si wa mukobwa bafatiye irembo, umugabo wawe hari ahantu agera nawe akaba umugore. Noneho my God, ugasanga ibyo bintu biri kuba ku mukobwa umwe, bivuyeho aho ngaho. Mu rugo nta rukundo afite, ugasanga no mu rugo mu by'imiryango nta rukundo abona. Asante sana. Urumva ugasanga no mu muryango
nta rukundo abona. Mm. Ibyo se bivuyeho afashe igihe kinini ati reka ntuze njye ibi bintu nabihaze n'ibiki n'ibiki, abanye n'umugabo bakoze mariage, imiryango irishimye, bya bintu narabyibagiwe, yagera mu rugo akahita asanga umugabo afite nk'abana 5 atarazi, wenda yari yaramubwiye ati nasajishijwe no kujya ku ikosi, wenda akamubwira ati njye nagiye ku ikosi mvuyeyo banyohereza ahandi hantu ku rugamba n'ibiki byose kubera gukoresha imbaraga nyinshi cyane, mpamvu ubona nashaje. Ati njye ndacyari muto ntabwo ndabyara ibiki n'ibiki. Mbabarira umbwize ukuri, ubundi gikomere mu rugo uba wumva uwo muntu ubundi niho hahita hazamo ikintu cyo guhurwa, apana ibintu abantu bivugisha ngo byo guhurwa. Uzarebe umugore utwite iyo yahuzwe fanta oranje niyo ayibonye gutya biba bimeze nabi, n'umwana bimugeraho. Wahuzwe rero nka kuri uriya mugore utwite biba bimeze ku buryo njyewe hari nk'ibintu nariye ntwite ubu ngubu sinshaka kubirya, n'uburyo numvaga bimeze ubimaye ntabwo bikunda, bingeze ahangaha ku buryo iyo ndiyeho 1 2 biba bimeze ubwa gatatu ntabwo byakunda. Rero hari igihe uhurwa OG tureketse ibya bintu abantu bigirisha, ugasanga uwo muntu yahuzwe urukundo, wamubaza ibintu by'abahungu akakubwira ati, ugasanga arabatuka cyangwa arabavuga nabi kuko yabamenye nabi. Yego, uwo ni umugore. Ukazasanga rero amaherezo y'uwabaye ayahe, ashatse amafaranga, ashatse umwana, nta swingi z'abagabo, cyangwa se ugasanga n'uwo mwana ntamushatse kubera iki, ntabwo ashaka ikintu kimuhuza n'umugabo. Ntashatse uwo mwana, ashatse amafaranga, atunze imbwa nyinshi mu rugo, nyinshi cyane, mu cyumba cye hari ibintu atunze ushobora kugenda wabibona ukayoberwa ubusobanuro bwabyo, ariko mu by'ukuri byarabireba akishima. Terapi yikorera. Yego, arabizi neza ko izo mbwa atunze mu rugo ntabwo zamubabaza, azitakazaho amafaranga ariko ziramunezeza. Nyine ya mitaka atunze ihenze mu cyumba cye utanasobanukirwa ubusobanuro bwabyo, nibyo bimunezeza kuko byo ntibyamubabaza. Aho ni ku mugore. Akenshi abagore dufata imyanzuro ikakaye mu bintu dutinze, nicyo cyiza. Ni nayo mpamvu umugore bakunze kuvuga ko batabona uburyo bamusobanura. Urumva umugore arihangana agahura nk'ibyo bintu byose, nyuma akazabishakira umuti. Rero umugabo kubona abonye umugabo ashaka umugore wenda akamuguhora ubukene bwe akamureka, cyangwa se bakaba bakundana atabasha ntabwo aba aguhoye ubusa, nabaguhoye nuko urumva. Uri umuhungu w'umukene ukundanye n'umukobwa, akeneye kwisukisha cyangwa gushyiramo tentire, dore nibyo bintu biciriritse, arayabuze. Ejo akubwiye ukuntu abakopine bazasohoka, dekopine mupo, dekopine izasohoka, kandi dekopine buri muntu azatanga 30,000 bya contribution tujya ahantu runaka twishime, biba binakenewe. Nshuti yanjye, muhungu we urayabuze. Umukobwa si ikintu cya mbere, ejo akwatsa amayinite ya 500 urayabuze, ejo umubwiye ikindi kintu biranze. Uwo mukobwa aragiye kubera iki kintu kijyanye n'ubushobozi. Noneho ubushobozi urabubonye ariko ntuzi kwiyitaho, ntuzi no kwita. Umuntu utazi kwiyitaho ntabwo ashaka kwita ku bandi bantu, ntabwo byakunda. Ntushoboye kwita kuri uwo muntu. Ubanye n'umukobwa w'imfubyi wavutse ababaye kurinda igihe muhuriye, muri kubana n'ubundi aracyababaye kubera iki, kwa kuntu kwawuteye nawe kudashimishije, bibaye nabi aragiye. Uratangiye ngo umugore ngo yaranyanze, ngo hari uwanyanze ngo amora ubukene, hari uwo nashatse tubana aragiye ngo kubera ibi nibi, ngo buriya yarenzwe. Okay, birarangiye. Ushatse noneho umugore murabanye, mubyaranye abana 3. Mvuze iki kintu mpita nibuka umuntu waje ejo bundi muri saga zari ziri hano hanze, aje kuvuga ibintu. Man, abantu bajye bavuga, hari umuntu uza akicara imbere ya kamera akavuga, avuga ngo ngiye ngo sinde umukinnyi wa filime, ngo sinaririmbye, ngo sinakoze ibiganiro byinshi, ngo ntawe uzamenya ibintu byanjye. Wa muntu we, acunge sana. Acunge sana.
hari umuntu uza akavuga ikintu gato yari azi ngo abantu ntibazamumenya, abamuzi bakatwihamagarira ati uriya muntu nubwo ari kuvuga biriya bintu ati yakoze ibi n'ibi, ese ubundi ibyo mwazabivuze ni uw'umugabo simvuze ngo ni umugabo cyangwa ni umugore ariko batanze uzi rokete bahohereje ntabwo aba ari byiza sibyo, ntabwo aba ari sawa kabisa ngo harimo n'amashusho ibyo byo ntabwo bibanza bitandukanye n'ibyo nzi ariko ndakuganiriza nyuma umvase ugasanga uwo mugabo aragiye wenda ashatse umugore babyaye abana aba 4 umugabo akazasanga nta mwana we n'umwe urimo. mutubabariza imitima tugeze ku bagabo nyine uraje wibabaza, uraje wigira umuntu wababaye sibyo nanatangiye already sawa ngaho komeza ubabare genda papa reka dufatanye kubabara ibyo si bibaye feri ya mbere muratandukanye uratangiye abagore ni babi, abagore ni babi abagore ni babi ariko usiyoboka akabari unyweye inzoga zitagira ingano mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugiye mu bakobwa utabara pfa kubuzi ko ari umukobwa nta bindi ureba kandi uri kuvuga ko abagore ari babi, wiyahuje inzoga wiyahuje abagore nyine ukoze ibintu bibi gusa. Niyo mpamvu iyo umugabo atandukanye n'umugore gato bita bigaragara kabone nubwo bombi batabivuga bita bigaragara, umugabo ahita amera nabi mu gihe umugore iyo ababaye bishobora gutuma amera gutyo abanza atuze abanze anatinye, uraza akaguha umwanya ukamuvugisha akakubwira abagabo narabatinye ku buryo ushobora no kumukora akavuza induru ugashiduka polisi izakugezeho. Rero ikintu kimwe ntabwo abantu dufata imyanzuro kimwe, ni kuko nguko umuntu umugabo nyine ku ruhande rwabo ngewe nabonye ni uko nguko bibagendekera akisanga yakoze ibintu bibi cyane ngo ni ukubera hari ibyo bintu byabaye nawe aba yazinutswe, aba yazinutswe urukundo buriya bundira ku bagabo sinzi ikintu baba bazinutswe. Ikintu cya mbere kinini ni agasuzuguro, n'agasuzuguro ko kuba umugore yakubyariyeho abana 4 kuri iyo kesi yego ako kaba ari agasuzuguro, kutakubaha ako kaba ari agasuzuguro kutakubaha. Ese ubundi reka nkubaze Rome, uba wumva biterwa n'iki kugira ngo umugore agere ahantu ho kubyara abana twifashishe 4 bagera muri 4 hatarimo umugabo we? Hari ibintu birenze kimwe. Icya mbere ukuyemo ko umugabo ashaka kuba atabyara, yego icyo nago nakigarukaho cyo. Hari igihe umugore abana n'umugabo atishimiye yego kubw'impamvu za mikoro, gatano ikigabo cy'abana muraseka iki, bana muraseka iki, ni wa muntu ufite isura ku buryo yanamureba bose bagaseka akaba afite ikigabo cy'abana muraseka iki urumva ubundi bayita sura person urumva noneho uwo mugabo ariko akaba ku ifaranga arebaho, umugore akareba akabona hazaza hehe ntazazana isura y'uwo mugabo mu bana. Ariko se reka nkubaze gato naguciye mu ijambo, nimba wemeye sura person ukamujyaho ngo kubera amafaranga si isabune, kubera icyo utamubyarira abo bana? Reka nkubwire hari ikizinga kidakeshwa n'isabune gikurwamo na jike nayo bikagora ahubwo umwenda ugashya buri siriye ahubwo nyine ikibazo yego icyo kikaba icya mbere. Hanini niho pourcentage nini ikunda kuva ku bagore. Umuntu wese ava akagira abakeneye kubyara akana keza, uba ati mbega akana keza biraryoha pe, iyo ufite umwana tuzawurupfukirana bamurushaho n'ishuka. Ako ngewe ikintu ntemera ntabwo abagore tugendera ngo ku mugabo mwiza cyane, no ku mugabo mwiza uwo ni uwo kubana nawe n'uwo gukundana nawe ndabyemeye. Urajya kureba isura uzayimaza iki? Uwo kubyarana nawe aho nyenda byemeye, uwo kubana nawe ndabyemeye. Kubyarana nawe ukubyaye abana Weyereka nkubwire ugendeye ngo nzabana n'umugabo mwiza mubyaye abo bana beza, yego wenda wowe ntunashimishije cyangwa urashimishije murababyaye, hanyuma so mwana ku ishuri azagenda ababwiye ngo papa wanjye na mama wanjye ni beza. Ubundi umugabo mwiza ni umugabo w'umukozi, ariko by'amasura personal pana. Yego iyo ni kesi ya mbere. Indi kesi ya kabiri ikunda kunabaho cyane kuruta ibindi byose
ni muri cya gihe umugore yisanze mu rukundo n'umusore, ntabwo bijya bikunda kuba ku mugabo, umugore n'umugabo no, yisanze mu rukundo n'umusore, either shoferi kumwe bajya babivuga nyine, cyangwa se umupompiste ahajya kujya akunda kujya kunywesha uwo muri alimentation umuha serivisi runaka, akaba ari wa musore nyine usa neza ushinguye, wa wundi umugore ajya kumara za stresses. Umugore iyo agukunze cyane aba yifuza ko mwasiga hari igihango wamusigiye cy'ikimenyetso, icyo kiba umwana rero cyane, ntabwo ari ahanini iteka ryose kiba umwana, niyo ntanakubura ariko ngenerwa ko nigeze kugukunda nsigira umwana wawe. Ahanini baniteza n'inda kuri abo basore, akiteza inda umusore atabibariye. none se mva nkubaza, ubwo ngubwo abaye ari umugore wishimira abantu mu buryo bworoshye, ejo yabyarana n'umupompiste, ejo akabyarana na buri uwo bahuye wese. Ese ntabwo uzi hari umugore wenda usibye wenda ko ari indangamirwa, baramubajije kuri TV1 ndumva mu kiganiro, dufite abana bangahe, dufite abana 3 ku papa bangahe, ku papa 4. harimo umwe wafashe hombi. Ntabwo mbizi. Yari mu mana yanjye. Urumva ibyo byo ukubivuga ko bibaho, nyine nje kuguha urugero ko nawe maybe ko hari n'umuntu ushobora kubuzi ufite nk'abana 3 ku papa 3. Iyo kesi ya kabiri nkubwiye niyo ikunda kubaho ahanini cyane, akaba na kesi ikomeye cyane ijya ibyarira ingaruka babagore mu nyuma. Wa musore yamenya ko yamuteye inda agahoza umugore ku nkeke mu mwana wanjye kabisa, kubera ko reka nkubwira ibyo byo birashoboka. Tuziranye ku nkuru, umugabo wa gutya ari mu rugo rurimo abana 2. hari n'undi numvishije ngo umwana w'umukobwa afite ngo suwe, umwana w'umukobwa kwasa na papa we cyane, ubu bavuga ngo suwe. none uretse n'ibyo ngibyo gusa umwana wawe murasa, oya reka nkubwire, hari abantu bagira ingeso, umwana ashobora kuba ari uwawe ariko mudasa. Ibyo ndabizi, birashoboka. Umwana ashobora kuba atari n'uwawe mugasa. Kubera iki? Subiza. Kubera iki? Kuko twagendanaga ibyo bintu urabyumva, subiza. Ibyo simye. Oya ngahumva. Gute umwana toro wangize tudasa. Musa wanjye dusa nako. None se kugira unabyara umwana nkabona gaposho nkabona ateye ko umwana yasanga gaposho. umwana kuko nibyo birakora. byashoboka. Ntabwo ngiye ngipfa kubye, ariko ni na papa uwara mu papa we ni wabazi. Kuko uva baragiye bahura cyane babisikana. Romeo n'inzanga ngo baba babisikana. Umwana ajya kuryama ndabyutse se. Bajya bahura cyane. Ni nk'ukuntu uvuga ati cya gipangu duturanye bagiye gufungura, niba wenda bafungura imodoka saa 11 za mu gitondo, ukabaho kantu karakugiye amatse cya masaha arageze bagiye gukingura cya gipangu. Iyo kesi ya kabiri iri muri kesi zikunda kubaho cyane. Indi kesi ya gatatu yo ntago yo igikunda kubaho, ariko ikunda kuba ku bagore bibishwa mwenyo, basamara cyane, bakunda ibirori, bakunda kwica n'ibindi bigiye bitandukanye. Akajya kwinywera, yamara kujya kwinywera agahora n'umusore uregeye, nawe byerikamanuka ikajyamo hariya hepfo agashiduka yakoze icyaha. Yego, yakora icyo cyaha cy'ubusambanyi agashiduka yasamye. Icyo gihe ntago abazi se w'umwana. Yego. No, usibye yuko hariho n'abakobwa bafatwa ku ngufu ntamenye papa w'umwana. Ikindi hari n'umuntu umenya ko yateye inda umuntu ukiri mutoya akahita acaho. Noneho cyangwa se umukobwa hari n'igihe bamutera inda, ariko akabona umuntu wamuteye inda ntibizavamo, nta nuko azabisobanura mu muryango, akahita aciye ubusamo, akahita ajya gushaka wa wundi abona bizoroha gusobanura uko byagenze. Yego, iyo kesi rero ibaye gutyo ku mugabo akamenya ko ari nduhira abandi. Abantu bakira bari abagome. Umuntu wa kera yamenyaga ko umwana yabyataruwe akamwita nderera abandi cyangwa nduhira abandi, cyangwa ngo rindagira. Mwana ureka mbabwize ukuri, uzi ko izina ry'umuntu riba nkawe. Oya arega izina ni identite yawe, niyo wowe. Izina ni ryo muntu we.
uwo mugabo rero iyo bigenze gutyo ageze muri situation akazabimenya mu nyuma, azinukwa umugore n'igisa nawe cyose, agira icyizere zeru ku mugore kuko uwo yizeye imyaka yose yaramuhemukiye, abona ko nta kindi kintu kiba cyonyine cyo kwizerwa atari icupa. nese ubundi ubu nka wa ngubu muhanzi aba yumva ikintu gihari ni icupa no kujya guhura na buri uwo ari we wese adakunze, kandi akabikura ubugome nta rukundo, abagenda abatipe gusa haba harimo n'ubujiji buye, mbwita ubujiji mbwita ubugori, ugite uko ushaka kubera ariko ko singendana nawe. icyo kintu sibyo, unyweye inzoga ntaribi waziguriye cyangwa wenda wanazivumbye, ibyo simbizi sibyo, zirakwishe upfuye uhagaze n'ibiki byose, ibyo ni akazi kawe. Noneho ugiye mu badamu, ejo uzahura n'umeze gutya n'umeze gutya n'umeze gutya, ngo urimo urahimana, ngo urimo urabikora ngo kubera undi muntu, n'agahinda kaba kari muri wowe, n'agahinda kawe wajya ukagashaka ahandi hantu kwawe. ugatsinda. kubera iki? Aho nuko bagatsinditse. oya, nugira agahinda hakazamo indwara zidakira sibyo, uzaba wishwe n'agahinda. noneho ugasanga izo ndwara ziri kugukura no kuri izo nzoga, uzicwa nako ahubwo kakwica. ntabwo yaziva mu mbere ngo arakomeza akazinywa kugira ngo arebe ko yacaho. icyo ntabwo uri kucyumva kenshi. oya ntabwo ushaka no kucyumva pe, uzikurira umusore umukobwa ukamushyingira, ugasasa uwawe, ugafata umusore akiga kaminuza, ugafata amakereda, ugafata ibiki byose, abana 4 bakajya ku ishuri. none uba uri kugira neza. cyakora reka mbivuge ndi seriye sibyo, birababaza inshuro 1000. kubera iki? ushobora kubikora ubizi ko umwana atari uwawe nta kibazo, ariko iyo uzi ko ari uwawe, cyangwa se iyo umwana yakwitaga mama ukaba umukecuru hahandi uba urwaye umeze nabi, ubona isaha n'isaha wataha, ugafata wa mwana ukamubwira mu myaka yose ntabwo ndi umubyeyi wawe wa nyawe ukubyara, bagutaye imbere y'igipangu cyanjye, ndagutona ndakurera. ntabwo nabimubwira maze njye. hari nk'umuntu sibyo aba yumva hari ikintu afite ku mutima kandi ashaka kukijyana, akabikubwira, hamwe ugira ngo ni izabukuru ziri gutuma bivuga, hamwe ureba abantu ugatangira kumva ibintu bavuga ntabwo ari byo, hamwe utangira kubona aho yagukubitaga kuko utari uwe, hamwe utangira kubona byose ari ukukubeshya, ubundi ukongera kubona byose ni ukuri, ugacanganyukirwa ukabura epfo na ruguru. rero muri buno buzima ibintu byose birashoboka. ushobora kuba unzi sibyo, ndi inzobe, ejo tugahura ubona nabaye igikara tsiriri, kubera izuba, kubera iki, kubera ejo ushobora kubona umuntu wari uzi ko agendera ku mbago, ejo ukamubona yakize ari kugenda neza. muri ubu buzima turimo rero nta kintu kidashoboka, icyiza ahubwo ni uko twareka gukora ibintu bibi twumva ko nta kibazo. reka icyo kibi cyiza nyine kibeho, kinagutera isoni, nube na proud yacyo, ureke gukora ikintu kibi uvuga ngo ninshake ngikore. kuko niba ukoze umugabo wawe ibyo bintu, niba ukoze uwo mugore wawe ibyo bintu, niba ukoze umukopine wawe ibyo bintu, uba wumva ubundi bizagenda gute? kandi noneho kuri ino si hari abantu bababara bakagumana ibintu, hari n'abantu bababara bakavuga. reka nza nkuvugishe, ndi mu kiganiro. warasaze wallahi. shunge wajya umpamagara koko, mu buzima mutabazi uri umusazi, twagiye. shunge wajya umpamagara njyewe mbwa ni shu mumbwire. yego, urumva dukwiriye rero gutekereza, nimba uyu mugore wanjye ndi kumuhemukira nkamukorera bino bintu, hari igihe aba atavuga bikazaguma muri we. umugabo wanjye niba ndi kumukorera bino bintu, hari igihe aba atavuga bizamugumamo. inshuti yanjye niba ndi kuyikorera bino bintu, hari igihe aba atavuga bikamuhamamo, agatumba umutima nyine, ukajya uhora ahantu ameze gutya. mu by'ukuri hari ibintu byinshi abitse. kubera iki? ubimukorera amweka ko nta
sina shida, ibintu nk'ibyo. yego, tugana ku musozo w'iyi ngingo, twirinde guhemukira no kubabaza imitima abantu twakira mu buzima bwacu. Iyo umuntu yemeye ko muhura mukaba umwe, gerageza nyine umwubahire ko hari ibyo yemeye abandi banze, hari n'ibyo aba yararetse, hari ibyo aba yararetse kugira ngo abari kumwe kugira ngo nawe. abari kumwe nawe. Kandi mwembi ntekereza ko umugore n'umugabo bagira ibintu bareka kugira ngo babe bari kumwe. Rero wimara kubona wafatishije mumaranye umwaka hejuru ngo utangire ubica amazi. Ariko abagabo turiregeze iyo Umva twafatishije. kandi kantu kabi abagabo mugira, kirazira gutangira kubona umugore wawe ugatangira ngo yego wahindutse, ngo wananutse cyane, wabyibushye cyane, wabaye gutyo. Icyo kintu ni kibi. Kubera iki? Utangira ubibona gutyo, ejo ugatangira kubona iby'ahandi ari byo bimeze neza. Kandi uwo muntu wawe kandi ibyo bintu byawe urimo kuvuga ngo wagize gutya, mubiganiriyeho mwembi mukabiha n'umwanya mwabikosora bikongera bikagaruka. Ese ubundi wenda bitanakosotse ugasanga madamu yarabyaye agira n'uburwayi butuma abyibuha, ko habaho n'umubyibuho w'uburwayi, ntazakira. Ibyo bintu niba ugomba kubana nabyo igihe Nyagasani yagennye mu buzima bwanyu, uzabaho ubabaza uwo muntu igihe cyose. Tuje turajura ubwenge, tuje turajugumira. Yego, tugane ku musozo. Ni utuntu n'utundi, ni umunota umwe wa nyuma wonyine. N'utundi munyemerere murebe zino nzara zanjye, gapo ziragaragara cyane nka bya bicupa by'amavuta. Utinya Imana nagurya tuzirebe imiki. oya shawe akumana nta kantu uri kubonaho. Niho ndakabona nyine aho ngaho. Aka kana agasaro k'umupfumu. Voilà. Reka unayisamera. Waribonye ihembe? Ni ihembe. Iri hembe rero narishyiriweho n'umugabo witwa Innocent. Kora inzara neza, muzambwire mbaye nimero muteze imbere. Nize gaposho azikora. Urawe nta nzara agira. Nzamubaza ko yagutera udushinge zikava mu mubiri. Ndebera. Kandi ntago ngo azirye. Ngo iki? Ntago ngo azirye. Ntago azirya. Ahubwo igihe atazirya izamuro nizabuze uko ageraho ngo azirye. Yabwiye umukobwa ngo ariko ngo ndagukunda ngo nubwo uri kigufi. Undi nawe ati nanjye ndagukunda nubwo nta nzara ugira. Ejo azaba hari. Igikobwa cyiza. Yego, ubwo abakanazemo ketchup. Yego sha. Ketchup wize Ikinyarwanda. Nize Ikinyarwanda. Cyaranyize. Uko ushaka gusanga Ikinyarwanda kinze kuruta uko nyizi we. Nubundi. Nta kibazo. Uri umwana w'Inyamirambo. Yego. Sibyo? Amakakama ni iki? Amakakama? Amakakama sha. Okay. Aho gwimbaza ziriya boro ziva ku gitoki ni amakakama. Amakakama ni amazi yo ku gitoki. No ku nsina. Ninuza zirayigirana n'amateke. Igifenesi rata sha igifenesi yarayipfuba. Ujye ukirya gapo. Nzakigura tukigabana bari kinini. Nzakigura. None ngiye maze imyaka igera nko muri 15 nakirya. Baba we ko kiryoha. Kiraryoha cyane. Kiba kimeze. Kiba kimeze nk'imineke. Ahubwo iteke nago amateke nago nayo twagira amakakama ko nge sinyarya. Oya amateke agira amakashi. N'igitoki kigira amakashi. Amakakama n'amakashi biratandukanye. Amakakama yo aba ari amazi. Amakakama bari rikindi. Ubwo nanjye navugaga amakashi. No amakashi ni bino bifatira aho nyine. Amakashi ahubwo igitoki. Amakakama yo aba ku mutumba w'insina. I think ari abamanuka nk'amazi. None bira byo dutonora bira bidufataho gutoye na amakashi. Yego. Umuvundo urawuzi keca? Umuvunde. Ni imyumbati babinitse. Voilà. Ibikura. Naye nabyo. Uzime imivundo impamvu nayimenye no kubera Nyakso. Akunda kubwira abantu bari nko gukina ngo kuri imivunda imivunde yabaye. Ibazuga ngo imivunde namenye. Okay. Musaza wa mama wawe mumupfana iki? Abari marume. Wowe ukabiki ke? Umwishywa we. Umwishywa we. Umwana
uwo musaza wawe uba umubereye iki? mba mubereye shangazi, Icyo ntabwo ari ikinyarwanda. nyirasenge, Wowe akakubera iki? mwisengeneza. Kica dutuntu wadukuye he? Umugore dusangiye umugabo abaho. Oya umugabo no. Eh, Nabyo nawe abaho nyine eh. ariko aba ari umugore. bakunda kubitiranya n'umugore na mushiki w'umugabo wawe. Ubwo Mushiki w'umugabo umuke wawe. wawe birumvikana. Noneho mushiki w'umugabo wawe akaba muramukazi wawe. Muramukazi. Oya. Nibyo. Simukadi yagushyuhanye. Aha. Noneho papa wawe Aha. na papa w'umugabo wawe Yego. bapfana iki? Papa wanjye na papa w'umugabo wanjye Yego. nta kintu bapfana. Ni abakwe. Ubwo ni abakwe. Ntabyo sigapfa. Bapfana iki se? Niba Oya, abasanzire ni abagabo bashatse ahantu hamwe. Sibyo? yego. Noneho umva ikintu ngiye kuvuga. Nk'ubu ngubu njyewe na mukuru wanjye twarashatse muri famiye imwe byitwa gute? Wowe na mukuru. Njyewe na mukuru wanjye twarashatse ahantu hamwe kandi n'abagabo bacu bavukana mu ndimi. Bavukana abagabo banyu. Umwe yaba ari umugabo w'undi. Abashaka hamwe. Ubwo sister wanjye aba ari umugore w'umugabo. Okay. Bongera ngo wanyu. Okay. Umugabo Nahise wanyu. mbyumva. Umugore wanyu. Ariko ubwo n'ubundi tutarashatse hamwe mfite nka murumuna wanjye utarashakwa n'ubundi umugabo wanjye nawe aba ari umugabo mu magambo. Mu magambo. Ariko mu gikorwa wamucakagura. Ntago biba umutwe. Rero papa wawe na papa w'umugabo wawe ni ba mwana. Ni ba mwana? Hari umurize kumva avuga ngo nafishije ba mwana. Cyangwa abantu bitana ba mwana. Cyangwa ngo iri kurira ijisho rimwe ngo baravuga ngo uri wafishije ngo ba mwana. Uri inkunguzi. Niko numvishije. Ni ukuri. None se? Nanjye binyobera. Nanjye ntabyetse. Sindabona ahantu bari kuzika imvura iri kugwa. Oya bibaho tujya tucyabwa kenshi cyane. None se va nkubaza. Umwana wa mubyara wawe mamupfana iki? Umwana wa mubyara wawe. Uretse gatoya. Nawe bari mubyara wawe. Abari mubyara wa mubyara. Umwana wa mubyara wawe. Harya biradupfana iki? Cyane umwana wanjye. Abaye uwawe gute? Noneho ndatsinzwe mumfashe. Ari kwivanga mu bintu gize mu bya politiki. Umwana wa mubyara wawe. Mubyara wawe ni mubyara wawe nyine. Mubyara wawe ni iki? Ni umwana wa nyogosenge. Yego. Nibyo. Noneho umwana w'umwana wa nyogosenge. Reka nkwereke tudakora ikosa rikomeye cyane. Reka ako kantu tugaha abantu badukurikira bazatubwire uwo mwana ikirimo amupfana. Tubazanye abandi. Umwana wa mubyara wawe. Ko ngiye mfite babyara banjye bafite abana. Ubu abo bana dupfana iki? Ngaho ndi wavuze ngo umugabo wa nyogosenge bamupfana iki? Ngo umugabo wa nyogosenge wawe? Usuko kirahari. Yavuze ngo ni senyenke. Yitwa senyenke. Ubundi hari ari kuvumbura kandi anasetse. Kankubaza. Onkle wawe ubwo ni nyokorome. Umugore we mu bamupfana iki? Umugore wa marume. Ntacyo dupfana pe. Uwo muntu nta kintu dupfana. Njye nanjye mba cyangwa se mubyara wa sogokuru wawe. Sogokuru wanjye. Sogokuru wawe mubyara we. Sogokuru wanjye turagifitanye. Umugabo wa mama wawe muri batisimu. None ibyo batisimu byose ranabizi. Noneho umugabo kanangira urugero mvuge nyine gutya kugira ngo umugabo wa mama wawe bamwita ngo iki mu kinyarwanda? Akatari papa wawe. Yego. Hari ijambo numvishije. Niryo. Ayiwe niba ari iryo ntabwo nari nukuri niko yitwa. Baba we. Ikinyarwanda ari ahantu kigera nkamanika amaboko n'amaguru. Niba ko usanga ari byo. Si byo logically. None se oya wikirirwa nabitekereza bivuga utabitekereza twumva. Ni kuriye. Toba. Nguko shaka cyangwa uracitseho.
Amasanuro yazi cyane. oya ntabwo nyazi cyane. Mm. Biri aho biraringaniye. Amahirwe ni uko n'abo bantu umuntu aba bafite. Ariko minisiteri y'igenamigambi ntabwo uzi ikintu imaze. Eh? Ishinzwe minisiteri y'igenamigambi. Ntabwo uzi ikintu Igenamigambi ishinzwe. iragena nyine. Imari n'igenamigambi. Imari n'igenamigambi ishinzwe nyine imari. Izihe? Imari. Rume ndakwiyamye. Yego. Ndakwiyamye Imana ikundinde. Yego nanjye natashye. Reka gushima Imana kumugira keca. Wakoze cyane. Imana iguha umugisha. Nawe uguhe. Yego. Nawakire kandi unsabiye. Amen. Muri nshimira n'abakurikiye gahunda za Ketchup TV show. Tugiye kurya show kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 kugeza ku ya kugeza kuri 31 31 z'ukwezi kwa 12 dukomezanya no mu kwa mbere. wallahi Ibintu bigiye kuba bishya cyane, bigiye kuryoha cyane uko byari bihoze cyangwa se uko byari biri. ni ukuri kw'Imana niko bimeze, kandi ikindi mumfashe mu ndebere filime zanjye kuri Ketchup Films. Ndabasabye nabinginze nziza yitwa Munyana. Munyana umukobwa wa Karinda, ndabasabye muzirebe. Hari n'izindi iriya ni channel ya filime. Harya mu mukobwa Karinda ko nabonye cyadamura cyo gisambanya umukobwa wacyo. Oya ahubwo agira inshuti yanjye. None se uriya mukobwa wabonyemo wundi aba ari inshuti yanjye. inshuti yawe? Wowe waravutse uri umukobwa umwe? Yego. Bafite papa wanjye wacanganyikiwe. Ariko iriya filime umukobwa wa Karinda ni nziza. Meruka none se ko mumugira ikigoryi bigenda gute? Avuga ibintu yewe umva uriya mugabo. Ndabasabye murebe umukobwa wa Karinda, murebe Munyana, murebe ibintu byose. Hari n'izindi filime tujya gutegura byose kuko hariya ni channel ya filime. Tugomba gushutinga indi filime nshyashya nayo ikajyaho, zose zikajya zijyaho ku buryo tuvuga ngo na sirimukiraje vuba. Kuko tuvuga ngo kuwa mbere kuza ku cyumweru kuri buri filime haragenda hasohokaho episode imwe none ukamenya ngo kuwa mbere kuwa kabiri hasohoka iyi, kuwa gatatu yeguje. Rero n'ibiganiro mwarabibonye ko twaje tuje twambara bakwirwa he. Ngaye nguko ngushimire cyane Ketchup muri murakoze mani nawe. Mina.